Bari mu muhanda ari babiri bonyine, umusore afashe umukobwa ku rutugu, umukobwa namufashe mu mbavu, bari kugenda gake gake bitonze ariko banasangira umutobe wari uri mu gacupa. Wari umwe mu mitobe yari ihenze muri icyo gihe, ari umutobe ufite ibara rijya gusa n'umuhondo. Umwe asoma ahereza undi, bose bishimye baterana ubusa. Umukobwa abwira umusore ati uri kugotomera cyane ugiye kukamaramo? Umusore ati tuza mu gakapu harimo imitobe myinshi nawe ntuburi yungu. Hari izuba ryinshi cyane ariko umuhanda bari kunyuramo wari uteyeho ibiti birebire ku ruhande, kandi ruguru hari ishyamba rimeze neza ryahoragamo umuhumbezi, hepfo hateye imyaka itandukanye. Uwo muhanda werekezaga ahantu hari hororewe ingona nyinshi kandi niho wagarukiraga gusa. Niyo mpamvu abantu batakundaga kuwunyuramo mu minsi isanzwe, kuko bawunyuragamo iminsi 2 gusa mu cyumweru bagiye gusura izo ngona. Mu minsi itari yo gusura uwo muhanda wabaga usa nkaho urimo ubusa, nta muntu cyangwa ikinyabiziga icyo ari cyo cyose wahabona. Yewe n'abahageraga babaga ari abaje mu gitondo baje kuhakubura, dore ko ari umuhanda unyurwamo n'abantu biyubashye kandi bafite amafaranga yo kujya kwirebera ingona. Mu nzira bagenda, umukobwa yasabye umusore guhagararaho gato, aramubwira ati Brice, hagararaho gato nkubwire, twikomeza kugenda ndumva ntazi uko mbaye, ndumva ngize ubwoba ntazi aho buturutse. N'ubundi Brice yarakimufashe ku rutugu, ahita ahagarara amureba mu maso, dore ko yamusumbagaho gato. Umukobwa amugeze nko ku gutwi, nuko aramubaza ati Brenda, ubaye iki? Ngo urumva utameze neza, uri kuribwa hehe? Ntumbwire ko urwariye muri uyu muhanda rwose kuko twarenze aho bategera kare. Brenda yabaye nk'uhindukira amureba mu maso, amuhagaze imbere aramubwira ati hari ikintu kigiye kutubaho, mperuka kwiyumva gutya igihe mama yakoraga impanuka agahita apfa. Ni ukuri ndumva ubwoba nagize icyo gihe bungarutsemo. Brice yaramubwiye ati Brenda sheri, humura uri kumwe nanjye ntacyo waba, wigira ubwoba rwose, kandi niba hari n'ibyo utekereje uba ubiretse. Uyu ni umunsi w'ibyishimo, nshaka ko dutemberana muri uyu muhanda, twaraho tugasubira inyuma, mbese tukamarana iki gihe twishimye. Brenda yaramusubije ati reka nanjye nuko mbyifuza, ariko ndikumva ndi gucika intege kandi si uko ndwaye, ahubwo ndi kwiyumvamo ikintu gikomeye, numva nsa n'ugizemo ubwoba ntazi aho buri guturuka. Brice yaramusetse ati Brenda, iyo siziye musanze yawe urayizeye? Siziye musanze ni cya cyumviro cya 6 cyongera kuri 5 bifitwe na buri wese, gusa cyo kikaba gisobanurwa nka cyagiye umenya ko hari ikintu kigiye kukubaho kandi kitaraba, nubwo utamenye neza ngo ni igiki, ariko ukaba wumva byanze bikunda ikigiye kukubaho kidasanzwe, kandi koko bikarangira ari uko bigenze. Brenda yaramusubije ati ibyasiziye musanze tubivemo nk'ibariza. Brice ati uyu ni umwanya wo kumbaza icyo ushaka cyose, nanjye nkakigusubiza uko ushaka kose, ahubwo uri gutinda. Brenda yahise amuhobera, amushyira umutwe ku rutugu, yitsa umutima inshuro 3, hanyuma abaza Brice ati Brice, icyaba cyose uzakomeza unkunde? Brice, nizere ko utazigera umemukira na rimwe. Brice, urankunda koko ku buryo wanyitangira kandi ukandwanira uko ushoboye? Brice, ni njye mukobwa gusa ukunda kandi umva uzakomeza kunkunda uko naba ndi kose? Brice. Yarongeye yitsa umutima. Brice asa n'umwubura umutwe, amureba mu maso aramubwira ati Brenda, reka nanjye nsubiremo izina ryawe inshuro usubiyemo iryanjye. Brenda, ndagukunda cyane bitavugwa Brenda, kandi numva biramutse bibaye ngombwa ko nkurwanirira, uretse no gukoresha imbaraga zanjye zose nakoresha n'iz'abandi, nta cyaguhungabanya mari, kandi nta wundi mukobwa nkunda utari wowe. Yewe nubwo naba ntahari, umutima wanjye wambwira ko utameze neza nkaza kugutabara. Yaramubajije ati hari icyo nasubije se? Mbwira nacyo ngisubize. Brenda yikije umutima gusa, arongera amurambikaho umutwe ahagana ku rutugu ahumirije, akomeza kwitsa imitima. Bruce nawe akomeza amubwira ati Brenda, humura sinzakureka kuko nta wundi mukobwa nabona musa. Singukundira ubwiza bwawe gusa kuko bwo nta muntu utabizi ko uri mwiza, nta mukobwa utabizi ko umurenze. Ngiye ngukundira uko unkunda kuko ari byo byihariye, nta wundi ukunda nkanjye. Ndagukunda nanjye, humura wihangayika. Bamaze nk'umunota batavuga, bombi bitse imitima, gusa Brenda afite ubwoba. Brice wari kumva ari byiza, mbese ari kwimvamo nk'umuntu ugeze ku ntego y'umunsi, kuko yumvaga yazamuye amarangamutima y'umukunzi we ku rwego rwa nyuma yifuzaga. Bagihoberanye nta n'umwe uri kureba, bitse imitima. Brice yahise asakuza ati ayiwe. Yasakuza agataka bidasanzwe, kuko icyuma nakwita inkota cyari kimwinjiye munsi yo mu kwaha kw'ibumoso ahagana ku mutima. Ahita arikura Brenda ngo hasi abanje urubavu, icyuma kimugumamo. Brenda akimara kumva atatse yahise areba umukunzi uko yagwaga hasi, agiye kumuramira. Abasore 6 bari bambaye bidasanzwe, amapantaro y'umukara n'amashati y'umukara y'amaboko maremare afite ibipesi ahagana hejuru aho binjirizamo umutwe gusa. Bose bambaye inkweto z'umukara ariko bitwaje inkota zimwe ngufi zongererwa uburebure umuntu ashobora no kubika mu mufuka w'ipantaro. Bahita bamufata, arishika biranga, arasakuza ati Brice, ntabara Brice. Gusa yabivugaga mureba hasi ko no kweguka byamunaniye. Icyakora ntiyari yakabonye ko burya bamutaye inkota.
amaraso ntiyari yagatangiye kuva kuko ari kimwishinzemo. Brenda yabonye amaraso atangiye kuva agize atya abona impamvu Brice atari kweguka burya ari uko bamushinze inkota ahagana ku mutima kandi atagishoboye kwinyeganyeza. Brenda ararira cyane ariko abasore bamurusha imbaraga bahita bamukuramo ishati yari yambaye bamuzirikisha amaboko ariko akomeza kwizunguza cyane ashaka kubiyaka ngo yegure Brice. Brice yari atangiye kuvirirana amaraso menshi akomeje kumuvamo yacitse intege bya nyabyo, amaraso yuzuye ku gapira yari yambaye ari kumanuka hasi muri kaburimbo. Brenda yakomeje gutaka cyane asakuza ati mudutabare, ariko ntiyari kubona umutabara kuko aho hantu nyine nta bantu bahanyuraga. Uwo muhanda wavaga mu mujyi kwerekeza aho hantu horeraga ingona bo bari hagati na hagati ku buryo abarindaga izo ngona ziri batari kumwumva kandi nabo mu mujyi birumvikana ntibari kumwumva. Yasakurizaga ubusa ikaba ariyo mpamvu bamurikaga agasakuza uko ashaka kuko bari bizeye ko ntawe wabatabara. Bamaze kumuzirika amaboko bakoresheje ishati ye yari yambaye, hanyuma baramurekura. Umwe mu basore bari bamufashe aramubwira ati musezeraho urabibona ko asigaranye akuka ka nyuma, umubwire uti bye tuzahurira aho abapfuye bahurira. Yahise afata akagakapu asangamo imitobe bakwiriye uducupa 6. Umwe ati yo mbega abana beza, bari bazi ko tunafite inyota ariko natwe tubakoreye neza. Buriya kwica umusore biramuruhura, ntabazagorwa nk'uko abagabo bafite abagore bagorwa, ntabazahangayikishwa no kubaka guhaha, ntabazahangayikishwa n'abana ubukene, mbese turamuruhuye. Bose basekera imwe bati ubwo rero ibi ni ibihembo byacu ubu bwabo batwihereye, tumukuye mu bibazo byo muri iyi si vuba hanyuma duhemba imitobe. Ahubwo uyu mukobwa niwe uzagira agahinda, ariko boss natangira kumwitaho buri kimwe nawe azishimira urupfu rw'uyu mukunzi we ntaba atagikora ingendo nk'izi yakoze n'amaguru. Erega man buriya nuko boss aba adashaka gukoresha imbaraga nyinshi atereta, ariko uyu mwana ntiyari kumwanga yaza neza akareka ibintu by'itabi akajya kumwirebera, nuko aba adashaka kwiyerekana ngo batazanamufata wenda, naho ubundi nawe ni umusore mwiza wanateruye man. Brenda yegereye Brice ariko abura icyo akora kuko amaboko yari ahambiriye inyuma, apfukama hasi yegereye imbere yaho yashoboraga kumubona kuko yarareremburaga, abona asa n'ukireba ariko arebana imbaraga nke cyane. Hanyuma Brenda aramubwira ati Brice umbabarire niba nkubwiye nabi umunota wa nyuma tumaze turi kumwe, ni ukuri ndagukunda kandi nzakomeza ngukunde, nta muhungu ukuruta. Yabaye nk'usubiramo amagambo Brice yari ari kumubwira abo bicanyi bataraza n'agahinda kenshi n'amarira n'ikiniga, mbese kuri rwa rwego utakwiyumvisha agahinda yagize. Aratangira ati Brice reka nanjye nsubiremo izina ryawe inshuro wasubiyemo iryanjye. Brice ndagukunda cyane bitavugwa Brice, kandi numva biramutse bibaye ngombwa ko nkurwanirira uretse no gukoresha imbaraga zanjye zose nakoresha n'iz'abandi, ariko sinzi ko ubwo bushobozi mufite nonaha. Yaraturitse ararira none arusha mbere, akomeza agira ati nta cyaguhungabanya mari, kandi nta wundi muhungu nkunda utari wowe, yewe nubwo naba ntahari umutima wanjye wambwira ko utameze neza nkaza nkagutabara. Brice nuva no muri ubu buzima nzaba niteguye kukurwanirira. Hano mu isi ndatsinzwe ariko umujinya n'agahinda mfite nibingeza aho uzaba wagiye, niba koko nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima, nzubahiriza isezerano nguhaye, nzagutabara, nzakurwanirira, kandi humura nanjye sinzatinda kukugeraho. Yavugaga aya magambo atakibuka ko abasore bamuri iruhande. Yicaye hasi ngo akoresha amaguru nibura kure ya nkota mu mugongo wa Brice. Ba basore bahita bamufata akomeza gusakuza, hanyuma umwe ahita ababwira ati umucecekaho gato. Brenda akomeje gusakuza arira ati mwaretse nibura nkamwegura nkamuvana mu muhanda. Umwe mu basore ahita amufata umunwa akoresheje ikiganza, bumvise neza bumva hari imodoka iri kuza muri icyo cyerekezo. Brenda akomeje gushaka uko kuri icyo kiganza ku munwa, biramukundira ahita abona uko amuruma mu kiganza. Wa musore ahita amurekura ari kuva amaraso aho Brenda yari amurumye, nuko bahita bamuzirika bakoresheje urutambaro umwe yari yiziritse mu gahanga. Noneho baramukomeza ku buryo atari kubona uko abumbura umunwa, amahane arashira aratuza. Ariko niya modoka ikomeje kuza, bamwe mu basore bahise bajya hepfo y'umuhanda bitegura gusama, abandi baramufata bamubanagira mu biganza, nabo bahita bamanuka babasanga. Bakigera aho hepfo dore ko ari hahinze ibishyimbo bitangiye kwera, ya modoka ihita ihagera, bose baraceceka ariko ntibari begereye umuhanda 100%, hari harimo nka metero 10. Brenda kubera kumunaga nk'abanaga ikintu kidafite ubuzima yahise azengerera, ariko yashoboraga kumva ibyo bari kuvuga byose. Brenda akundaga kwambara agapira k'amaboko magufi inyuma akarenzaho igishati kirekire. Kuri uwo munsi yari yambaye igishati kirimo amabara avangavanze n'agapira k'ibara ritukura. Yakundaga kwambara udupantaro ariko tutageze hasi, utwo bamwe bita don't touch. Uwo munsi yari yambaye agapantaro k'umukara, yambaye n'inkweto zifunze zirimo utubara tw'umutuku n'umukara. Icyo gishati nicyo bari bakoresheje bamuzirika amaboko. Uwari utwaye imodoka yabonye umusore wuzuye amaraso imbere mu muhanda, agapira k'umweru yari yambaye kahinduye ibara kajya gusa n'umutuku, amaraso yamanutse yageze no ku ipantaro, mbese yamwuzuye ahantu hose. Yaraje amugera iruhande ahita aparika ava mu modoka aramwegera, abona yaviriranye cyane, abanza kumva abuze icyo akora asubira ku modoka nk'ufite icyo agiye kurebamo. Yari umukobwa w'umuganga ariko wigenga.
Uyu mukobwa yasaga n'ubyibushye ariko bidakabije, atari muremure cyane, afite inzobe ariko idakabije, yambaye igitaburi inyuma y'ijipo ngufi yari yambaye. Yasubiye mu modoka agiye kurebamo imiti y'ibanze. Nyuma yo kurangiza amashuri mu bihugu by'imahanga bikomeye, yanze kujya mu bitaro bya leta ibyo ari byo byose nubwo bamuhaga amafaranga menshi cyane, arabyanga ahitamo kwikorera. Yabaga afite imiti y'ubwoko bwose kuko yatumizaga mu mahanga bifashijwemo n'iwabo, cyane ko bari abaherwe bakomeye cyane bishoboka. Umuntu w'umukire wabaga arwaye yamutumaga akitwaza imiti akamuvurira iwe gusa akamucaka yaho. Icyakora benshi bamwisangiraga mu rugo iwe kuko yasaga n'aho afite ibitaro, abarwayi bahora iwe. Aba bakiriya babaga badashaka kwivuriza mu bitaro bya leta ndetse n'abarwaraga indwara zikomeye zavurirwaga imahanga ataratangira akazi, bose niho bajyaga kwivuriza. Gusa n'abakene bagurishije utwabo bashaka ko umuntu wabo wananiranye kwa muganga akira, niho bamujyanaga. Yari afite abakozi benshi bamufashaga mu mirimo itandukanye, hari abandi baganga nabo b'inzobere yakuye ahantu hatandukanye bamufashaga kwita ku barwayi bamwe na bamwe, kandi ari ubahemba akanabacumbikira. Akibona Bruce hasi rero akabona ukuntu ari kuvirirana yamukozeho yumva agihumeka, ahita yigirira icyizere cy'uko arabaho. Yabaga yizeye ku buryo nta muntu wamukangaga uko yabaga ameze kose, kandi n'uwapfaga ari kumuvura abantu bose n'imahanga barabimenyaga kuko ari icyamamare, bakavuga bati si ukunanirwa kumuvura ahubwo ni uko umunsi wari wageze. Gusa yumvise agize ubwoba ariko atabutewe n'uko arananirwa kuvura umusore, ahubwo yaribazaga ati abantu bakoze ibi bahansanze ntibangira nk'uyu musore, ubundi kuki uyu munsi nihuse nkagenda njyenyine, nakabaye nazanye n'umwe mu basore bandinda, kuko leta yanyemereye ko abandinda batunga imbunda bigoranye yanabaraza. Harya ngo ingona yari imuriye, ubu se ninkomeza gutinda nawe ngasanga apfuye, mpamagara umuhungu nkoresha se aze yihuta ajye kumwitaho nsigarane uyu, ariko kuki ntazanye n'umushoferi, ubu se ndamuterurane ngo mugeze mu modoka. Yumvaga afite ubwoba avuga ati aba bagizi ba nabi bashobora kumpemukira nanjye, wagira ngo ntibaragera kure, wagira ngo bari hafi aha, ndumva ntazi umwuka uri hano. Abo basore batangiye kongorerana bati uyu ni umuganga, naramuka amuvuye byose biraba bipfuye, nimuze nawe tumwicane n'uriya musore. Undi ati uriya musore we yapfuye wana, kandi no kumwica ntibyari biri muri gahunda, icyambere cyari gufata uyu mukobwa. Umwe yaravuze ati mwana njye sinakwica umuganga kuko atabara abantu benshi, ejo nawe ushobora kwisanga ari we ugutabaye. Umuganga aba afite ukuntu yihariye, ushobora kumwica ari we wari kuzavura nyoko cyangwa abandi ukunda. Tumureke n'ubundi akura uriya murambo mu muhanda atazagira n'abawahasanga, ndabizi yapfuye bya nyabyo uriya ntarabaho. Namuturutse inyuma ndabizi, nahamije ku mutima nuko wenda yatinze guhwana, ariko iyo washe umutima umuntu ntapfa kubaho, nako ntabaho kuko umutima se yahita ashyiramo undi se. Numvise ko yatatse rimwe agahita agwa hasi, ahubwo ko ari agasore karanakomeye. Brenda byose yabaga ari kubyumva ari kurira, amarira yamanutse ku maso ari kumanuka agatuza cya gitambaro cyari kimuziritse ku munwa. Yumvaga muri we ari kwizera ko wenda ubwo wari umuganga hari icyo yakora, gusa uretse kumva imodoka iparitse nabo bavuga bati uriya ni umuganga, we ntiyari ari kumubona neza. Umuganga yihuse yahise asohora akantu ko gufasha Brice guhumeka akamwambika, akikamwambika telefoni yita isona. Wari umuhamagaye ati kuri gutinda, ameze nabi ngo ntiyari yimwishe, yamuzaje banguka umwiteho, amafaranga niyo turayongera niba ubishaka ariko tebuka. Yaramubwiye ati naje muhumure, naje rwose, nuko nabanje kwita ku murwayi nari mfite ugiye gupfa, ariko nimwihangane rwose ndaje. Akivugira kuri telefoni abasore baravuze bati reka tumanuke twitonde dukomeze mpaka tugeze aho twasize imodoka ku muhanda w'epfo, natubona arabagize ibyago, natatubona niyo mahirwe ye. Bari basize imodoka ku muhanda wo hepfo kuko yari imihanda ibiri yerekeza mu bice bitandukanye, hagati yayo hahinzemo ibishyimbo n'ibindi bihingwa. Baramanutse ku bw'amahirwe yabo, wa muganga ntiyababona kandi na muganga yari amahirwe ye, kuko baravugaga bati natubona akabona duteruye umukobwa tumuziritse umunwa n'amaboko, ari ibyo gushaka guhamagara polisi, ubwo rero duhite tumwica, dore abari kuri telefone umunota ku wundi ahita turaburiza. Bamaze kurenga hatari ari kubabona bakuye igitambaro ku munwa Brenda ahita asakuza ati Brice we Brice. Babonye ashobora kuza kubateza ibyago bahita bamutera urushinge ku ijosi, umuti wari urimo uhita umuca intege, uwo mwanya ahita asinzira. Bamumanura berekeza ku modoka yabo ku wundi muhanda atavuga. Baravuze bati noneho gahunda y'uyu munsi irangiye neza pe, abandi bakobwa beza twashyiriye bose baratugoraga, kuko bamwe byadusabaga kubakura iwabo mu miki, kwitwikira amajoro, mbese n'Imana itwirindira. Uyu munsi ho yadufashije cyane, tumufashe ku manywa y'ihanga izuba riva kandi tumukura ahantu heza. Undi yahise avuga ati cyatumye iyo byoroha nuko twari twarakoze uko dushoboye kose tukamumenya amakuru ahagije, tukamenya aho ari hose. Ariko iyo tutagira inkota, uriya mutipe twishe ariko twivugana uko tungana uko, njye nabonye ari umunyembaraga kuturusha, nuko tumutunguje icyuma. Yumvise ababayemo gake kuko burya n'abicanyi bagira amarangamutima. Yashatse kurira bose bahita bamuseka. Wasaga n'ahari boss wabo yise avuga ati ese ubwo urikurizwa n'ubwinshi bw'amafaranga baraduha cyangwa urikurizwa nuko twishe uriya musore?
Yaramusubije ati ntabwo ukuntu boss yajyanye abakobwa. Atarakomeza uwo musore wabaga bahagarariye aho bagiye gukura umukobwa hose yahise amubwira ati bona reka iyo miteto, atabikoze se urumva byagenda bite? Uriya ntajya gutereta kandi we yanga kugura indaye. Ibaze rero gusohora amafaranga nk'ayo ngo tumushyire umukobwa mwiza, natwe tukirirwa tuzenguruka dushaka uwamushimisha kuko abenshi abatabazi, akatwishyura akayabo, umukobwa yarangiza akanga kumukorera ibyo ashaka. Icya mbere ntitumukubita, nawe ntamukubita, aramugaburira akamwitaho, irari ryashira akamuduha tukamusubiza aho twamukuye, cyangwa ubwo yaba yaranyuzwe akicyura akajya nigarura. Ikibazo si boss, ikibazo nitwe tubazana bamwe bashaka kwanga, kuko kubasobanurira aho tuba tubajyanye ntibabyumva, ariko natwe ntawe dukubita. Uriya musore ni wo wa mbere twishe kandi nabwo yarabikwiriye kuko uyu mukobwa ni mwiza, akwiranye n'aba boss, ureka iriya nzerereza. Bona witwaga Bonaventure ariko arihina akita Bona yahise amubwira ati tugende amafaranga turahembwa kuko ari menshi ntiyandijije, uyu mukobwa ni mwiza cyane, boss aramukunda ahubwo aranatwongeza. Undi musore yaravuze ati nuko boss yatuvumbura, iyo twari kumukoresha twese tukimarirare tukamureka akajya kwishingurira umukunzi we, boss tukazamushakira undi. Bose basakurije hamwe bati reka ibyo ntibishoboka, uyu ni uwa boss kuko we turamuca iyo dushaka, ahubwo namuduha ngo tumusubize iyo wenda nibwo twazabikora. Nabo bumvaga basambanya Brenda. Muganga yamaze kuvugira kuri telefone ahita aterura Brice, nubwo yamurushaga ibiro amufata mu kwaha agenda asa n'umukurura ariko bitari cyane, kubw'amahirwe amwinjiza mu modoka amushyiramo serumu y'amaraso, hanyuma abona kumucomoramo ya nkota, amaraso atangira gusohoka ari menshi noneho kurusha mbere, ahita akora uko ashoboye kose nka muganga w'umuhanga arayihagarika, hanyuma ariruhutsa kuko nibura yaramaze kugira icyizere cyuzuye 100% cy'uko Brice arakira. Nanone yiruhukije yishimiye ko nibura abashije kugera mu modoka kandi nawe akaba amwinjijemo abicanyi bataramugeraho. Yamaze umwanya ari gutekereza asa n'uwabuze umwanzuro kuko yaribazaga ati ubu se njye kureba uwo muntu wari ugiye kuribwa n'ingona cyangwa nsubire inyuma njye kwita kuri uyu musore. Uyu musore ni umeze nabi, numvise uwo w'ingona bashobora no guhumeka neza, ari kuvuga nuko yakomeretse gusa kandi nabwo bagerageje guhagarika amaraso. Ubu se nkora iki? Ariko ngiye guhamagara umukozi wanjye yihuta ajye kumureba, noneho nsubirana uyu musore mu rugo baze kwihangana kuko natinze. Ataramuhamagara telefone yarasonnye, wari umuhamagaye asanga ari umwe mu barinda aho ingona ziba ziri. Yaramubwiye ati agiye gupfa n'ukuri, tebuka uhagere vuba uko ushoboye. Muganga yarongera atekereza ati noneho reka mpamagara umukozi wanjye Prince azana imiti myinshi, ndabona nanjye nari nitwaje myinshi nk'uwari uzi ko ndahura n'uyu muntu. Noneho ninsanga uwo w'ingona nako wariwe n'ingona simbizi nako, ninsanga atarembye cyane ndamufasha vuba mpite nsubira mu rugo njye kwita kuri uyu musore menye n'andi makuru amwerekeyeho. Yakije imodoka akomeza urugendo yerekeza aho yaragiye, hari hatumye ava mu rugo, ni ukuvuga aho hantu bororeraga ingona. Yagendaga yihuta ariko bidakabije kuko nyine yari afite umuntu urembye cyane ari gukora uko ashoboye kose ngo amugarurire ubuzima. Ubwo kandi niko Prince yari ari kuza azanye imiti. Mu nzira muganga yagendaga ahagararaho gato akareba uko ameze, akagira ibyo akora amwitaho nyine nk'umuganga, hanyuma agakomeza. Akimara kuhagera umuhamagara yahise amusanganira ku modoka ati Priya, bimeze bite ko watinze? Umukozi wacu nako mugenzi wanjye yaragiye gupfa habuze gato. Yarebye mu modoka abona harimo umurwayi irimo amaserume, aramubaza ati burya se wari ufite undi murwayi ko ufite abakozi benshi se kuki utamusizeyo? Priya yaramwihorera aramubwira ati ibyo biveho, ahubwo nyerekaho umukozi wanyu ari wihuse, nawe urabibona ko mfite umurwayi mu modoka nyine mbere y'umuganga nkanamubera umurwaza. Ikindi kandi hari undi mukozi wanjye natumyeho, nimbona uwanjye atarembye cyane ndamusiga bari umuvura, uyu mfite naba ari urembye cyane kumurusha. Yamujyanye aho yari ari, ageze yasanga afite udusebe duto twatundi twanakwikiza. Yarabajije ati ubundi se byagenze bite ko mwantumyeho mumbwira ngo ari hafi gupfa nkaba mbona ari muzima? Uzi ko mwari kunkoresha impanuka? Ubwo muzi ko muri aya mezi 6 yose ari mwe bantu munsabye kujya kwirebera umurwayi, abandi bari bamenyereye kunsanga mu rugo, mwe rero numvaga ahubwo ni intinda ndasanga apfuye. Nuko mu muhanda nta bantu benshi bari barimo uyu munsi, iyo bari umunsi wo gusura hano hantu nari kugonga. Uwari urwaye yaregutse aramubwira ati icyambere ni uko uramvura kuko natwe twagukubiye kabiri iyo twari kukwishyura twiyiziye iwawe, wowe mvura ukora ibikuzanye. Priya yaramusubije ati umbabarire kuba nari mbibajije kandi urwaye, ariko birasaba kumbwira uko byagenze kugira ngo numve womera ngufashe kuko nshobora kwibwira ko byoroshye kandi wenda bikaze, kuko ndabizi hari abantu bapfa bari kuganira bameze nkawe, ubona nta kibazo nta bikomere ariko bangiritse mu bundi buryo. Mumbwire uko byagenze mwiteho nihuse.
wari uje kumumwereka mu cyumba yatangiye inkuru yose uko yagenze, ari nako Priya ari kwambaraga. Yaramubwiye ati nyine hari mu masaha yo kuzigaburira, urabizi nawe ngo hari igihe tuzigaburira noneho uzamara kurya zikaba ziryamiye. Rero namaze kugaburira imwe iba yonyine hariya hirya, ariko nsiga umuryango nawe ufunze neza nyine kuko naje niruka ngo mfate telefone, hari umuntu wari umpamagaye noneho nibagirwa gukinga. Sinzi uko yabimenyera, zirasohoka iza yiruka imusatira, asakuje impita nzaniye imbunda nyine tuzirasisha kugira ngo bazisinzirize. Babaga bafite akabunda bakoreshaga bazirasa udushinge, umuti wabaga urimo ugahita uzisinziriza, bakaba banayikoraho cyangwa bakayiterura. Yakomeje agira ati rero yasohotse ayibonye ahita yiruka mpita nyirasa, ariko birangira aguye hasi arakomereka. Impamvu ariho twatumyeho rero kari agatwiko, twahise duhamagara databuja tumubwira ko imukubise umurizo, aratubwira ati ndabyumva arababaye cyane nubwo mutansobanurira nzi uko byagenda ingona nk'iyi gukubisa umurizo. Ubwo ari umukozi mwiza, nimuhamagara umuganga mushaka aza mwiteho bya nyabyo, natwe tutireka twihamagarire Priya w'icyamamare, n'ubundi natwe ntitwari kuzapfa kumubona amaso ku maso uretse kuri televiziyo yasuwe n'abanyamakuru. Njye n'ubwa mbere nkubonye amaso ku maso, najyaga nkubona kuri YouTube, televiziyo, nkabona amafoto yawe bayamanitse ahantu mu binyamakuru, mbese mu itangazamakuru. Rero nta birenze byatumye tugutumaho, twagiraga ngo natwe tukubona amaso ku maso, ahubwo ubishaka wareka tukifotozanya agafoto ugahita wigendera utanamuvuye. Uwari urwaye yahise amubwira ati mvura rata, ubwo uzi ko ushobora kubivuga, uri kuvuga ko ntarembye boss akanya kakaruhuko yari yampaye ubutaha byazakomera, nabwo akagira ngo ni ukumubeshya. Uyobewe akayabuye umukobwa niba ari n'umudamu yagenewe, ntuzi ko twahembwa mu mezi 2 yose twembi ariyo baramwishyura. Yahise abwira Priya ati Priya, niba uziranye na boss ntumubwire ko ntarembye, ahubwo umubwire ko imiti yawe ivura cyane nyine ahita gutinya. Ndamuhamagara nseka mubwire ko nakize, ahita yumva ko uretse no kuvura wazura wapfuye. Priya yaravuze ati ndumva muri kunyamamariza, ariko muri abarizi walayi, uzi ko uyu muntu mfite mu modoka ntazi niba aranabaho byoroshye, nari ngiye kumwinageza kubera wowe. Ariko nta kibazo, niba ari uko wifuzaga kumbona amaso ku maso, ndakuvurira ubusa singuca amafaranga, kuko iyo mutampamagara simba nabaye uyu muntu. Ahubwo niba mwambonye koko nkuko mubishaka, muze twifotoze n'utwo dufoto nsubireyo, undi mukozi wanjye uri inyuma araje kwiteho, kuko nubwo bwose umeze neza, ariko mu kanya ushobora kuza kumva umutwe uri kukurya, ukumva ufite ubwoba, kuko nyine ndatekereza kubona ingona isohotse utaruzi ko irasohoka ikazi gusatira, nabyo ubwabyo byakurwaza. Uhita uhangayika ukiheba ku buryo bikubayeho nka kabiri hari ubwo wanarwara umutima kubera ihahamuka. Ndabyumva urarwaye, ahubwo ndabisobanurira umukozi wanjye uje hano, ni umusore muto ungana namwe yitwa Prince, nahagera arabitaho uko mushaka kose, nimushaka mu mugumana arabavura azataha ejo. Barasetse, ntibari bazi ko Priya yisanzura bigezaho agatera resitora aseka. Bagiye kwifotoza amafoto menshi atandukanye, yewe bakanabahitiramo ko bamwifotorezaho, bahindura aho bifotorezaga bimukira ahandi, bagahindura imyenda kugira ngo amafoto abe atandukanye, ariko nawe anyuzamo akabanza kureba uko Brice ameze. Barangije kwifotoza asubirayo, basigara bishimye bati twakize noneho, ibifaranga twari kumwishyura bibaye ibyacu, twakoze deal nziza. Ariko rero uriya mukobwa ntabaho, ntasanzwe. Uzi ko narinzi ko atakwemera kwifotozanya natwe, none akemera no kuduharira ayo mafaranga yose. Uwari urwaye ati nshaka nasezera akazi nkajya gushinga ubucuruzi, kuko yanyahembwa mu mezi menshi, kandi mba narayariye nsigaranye ubusa. Mbaze yo nzigama yanayatunga mu myaka nk'ibiri, nitugabana ndasigarana yantunga mu mezi menshi cyane. Priya mu gusubira inyuma yahuye n'umukozi we Prince, amubwira uko aho borora ingona bimeze, hanyuma akomeza agiwe mu mujyi kugira ngo ajye kwita kuri Brice. Brenda we byamubayeho muri ayo masaha ntiyarazi ibyo ari byo. Ubu abasore bari bamutwaye bamujyanye ahantu kuratazi. Aho bari batuye hari mu mujyi mugari cyane, umujyi munini wabaga urimo abantu baturutse mu bice bitandukanye by'igihugu no mu bihugu by'imahanga bitandukanye, ari umujyi w'ama abazungu, abarabu, abirabura n'abandi bo hirya no hino, ku buryo umuntu yavuganaga n'abazi gusa, abandi bo mu mujyi atabazi. Hari umugabo wari waritaruye umujyi ajya gutura mu kandi gace kari inyuma kure y'umujyi nyirizina, yarahubatse inyubako nini cyane ifite igipangu kigari, afite abamurinda, akora ubucuruzi, ariko bugakorwa n'abantu be gusa. We yabaga yibereye mu rugo adashaka kuhava. Uwo mugabo yari yarashatse umugore, bagize ibyo batumvikana haramwica nkongera muri icyo gihugu, agakomereza ubucuruzi bwe. Yumvaga atazashaka umugore muri icyo gihugu, ahitamo kujya atuma abasore be kumuzanira umukobwa mwiza mu buryo bari kubikoramo bwose, bakamutwara neza ntibamukomeretse, yahagera akamubwira ko amuzi, dore ko basabwaga kuzana umukobwa babanje kumenya imyirondoro ye, ibyo akunda, ibyo yanga, ahantu akunda, mbese byose babizi. Abakobwa bose bazaniraga uyu mugabo, ariko wavuga ko yari umusore, bahabwa bamukunze cyane ntibanatekereze kuba bamurega, kuko ari mwiza cyane, ateye uko abakobwa benshi bifuza, adafite inzobe nyinshi, ari muremure mu rugero, noneho afite n'amafaranga, byongeye yaraturutse mu kindi gihugu.
Iyo bamuzaniraga umukobwa nubwo yazaga yishika ashaka gucika, bamushyiraga mu cyumba undi nawe akamuganiriza atuje mu ijwi ryiza, umukobwa agatangira kumva ko uwo muntu bamushyiriye atari mubi cyane. Uyu musore yahita agatangira ati nitwa Donati, iwacu ni mu gihugu iki n'iki, ni ukuri icyatumye ngutumizaho ni uko uri umukobwa mwiza, nageze muri iki gihugu nkubona mu wa mbere numva ngukunze, nifuza kuzaganira nawe nibura umunsi umwe, ariko mbura uko ngufatisha. Niko kohereza abasore bamenyereye umujyi kuzakunsabira kuza kunsura nibura umunsi umwe. Icyakora birashoboka ko bakuzanye ku ngufu bakakubangamira batanaguteguje, wenda bakakuzana utazi naho ugiye, wari wifitiye n'ibyo urimo, ushaka rero wasohoka ukigendera, ubu ndakubonye. Yahitaga amuha amafaranga amubwira ati dore amafaranga y'itike, reka mpamagare ugufungurira kure ko ugende, icyo nashakaga ni ukukubona none nakubonye. Kubera ko namenyereye muri iki gihugu mba numva kwishakira umuntu nkamubwira ko namukunze byangora. Rero wowe ndakubonye, igendere niba wumva udatuje, gusa umenye ko ngukunda, nifuzaga ko tuganira ariko sinakwifuza ko uri hano kandi nta kanyamuneza. Uwo mwanya yashyiraga amafaranga menshi ku meza, umukobwa yayareba kabiri icyuya yibaza ukuntu yatsindiye mu kanya nk'ako guhumbya. Mu gihe akibitekereza ataranayafata, Donati agahita ahamagara abaza kumukingurira. Bamwe mu bakobwa barabibonaga bakavuga bati ubanza ari ntari birye da, ahubwo si yo batanzana kuri aya mafaranga mba nyatsindiye. Bamwe muri abo bakobwa babaga banifitiye ubukene ariko bagatangira kuvuga bati ubanza uyu mugabo ashobora kuba arangirira nabi mu gutaha, reka ntahe ndebe. Bagataha bakabona ntacyo babaye kuko babaga bafite nimero ye, bakaba ari bo bamwisabira gusubirayo. Hari n'abandi bahitaga bahaguma bakiganirira kugira batangiye gukora n'ibyo yabifuzagaho. Yabaga afite abakobwa benshi bavugana, ariko akagira n'abandi bashya bamuzanira muri uwo mwanya. Bamuzaniraga muri ubwo buryo. Abo basore bajyaga kumushakira umukobwa uteye neza, hagira ubyanga bakamuzana ku ngufu bamuteye inshinge zirimo imiti isinziriza, agakanguka yibonana n'uwo musore Donati. Uko niko bari bazanye Brenda, ariko kuri Brenda byari bitandukanye no ku bandi bakobwa kuko we babanje kumwicira umukunzi. Gusa impamvu bamwishe nuko bari bazi ko ari indwanyi ikomeye ku buryo batari kumutwara umukunzi akiri muzima. Icyakora ni handi Brice yari akiri muzima, Priya ari kumwitaho bishoboka. Rimwe na rimwe Priya yafataga abarwayi bamwe na bamwe akabaha abandi bakozi be bakaba ari bo bavura kuko nabo bari abahanga. We ahanini yabaga ahugiye mu gutumiza imiti no kugera ku murwayi wananiranye. Byarashobokaga ko na Brice yakwitabwaho n'undi, ariko yaravuze ati uyu ni Imana yamumpaye, ahubwo nzajya nanamuraza hafi yanjye ku buryo kumwitaho nijoro bitazangora, nzajya mwirwarizana n'amuvure. Yamukuyemo imyenda yari yambaye ariko nyine atari yose, ubwo ndavuga n'iy'imbere, kubera ukuntu yari yuzuye amaraso amwambika indi myiza y'umweru, ariko mu kuyimukuramo yumvaga atazi uko ari kwiyumva. Yari yatwawe n'umubiri wa Brice ku buryo kumwambika indi pantaro n'igishati kinini byamutwaye umwanya munini amwitegereza. Brice we akagira ngo ni ugushaka kutamutoneka. Brice yaragororotse, yarubatse umubiri afite ibyo bamwe bita six packs, kwa kundi umusore aba afite inda imeze neza bikesha gukora imyitozo ngororamubiri, afite uruhu runyerera rutari hagaheri na kamwe, kandi uretse ko yari yagiriwe nabi akagwa mu muhanda ndetse akigaragura mu maraso ye, ariko yarahumuraga cyane bitewe n'umubavu bwe yabaga yiteye, akongeraho ko yari yanahuye na Brenda akamutera undi. Priya yamwambitse indi myenda yitsa umutima aravuga ati yo, mwambitse imyenda myiza arushaho kuba mwiza, ubu koko ninde waguhemukiye? Akimara kumuhindurira imyenda yakuyemo ibyangombwa bye na telefoni ye, muri taburo yayo abonamo ifoto y'umukobwa nawe wari mwiza, ayoberwa uwo ari we, ariko yari Brenda. Arebye mu byangombwa abonamo indangamuntu asanga yitwa Brice. Ati Brice, oh Brice ihangane pe. Brice yabaga amureba ariko adashoboye kugira icyo avuga, dore ko yari yambaye ibintu ku munwa no ku mazuru kugira ngo ahumeke neza, arimo amaserume adashobora no kwiyegura cyangwa ngo ahindukire. Abari bajyanye Brenda kwa Donati baramuhagejeje bahamugeza asinziriye. Donati ahita abibona ko yabagoye kuko bateraga uwo muti umukobwa wanze kuza ku neza, mbese yabagoye cyane. Nuko bamuryamisha mu cyumba cyiza gihumura kirimo ibintu byose bikenewe, intebe nziza, ameza, ubwogero n'ibindi byose by'ingenzi biba mu cyumba. Gusa ntibamubwira ko umusore bari kumwe nawe bamwishe. Bari bazi ko yapfuye ariko ntacyo bigeze bamubwira. Donati yamukubise amaso ahita amukunda kurusha undi mukobwa uwo ari we wese yaba yarabonye mu buzima bwe. Yababwiye ko agiye kubongera andi mafaranga, aravuga ati noneho umuzaniye uzambera umugore, uyu mukobwa ni mwiza ndamukunze, we sinzatuma agenda, yabyemera atabyemera azambera umugore. Kubera ko abakuye ku kazi kanyu rero ngiye kubaha amafaranga nabahaga mwanzaniye umukobwa umwe nyakuba inshuro 10, kuko uyu niwe wanyuma munzaniye. Icyakora ababishaka bareke mbahindurira akazi, mwebwe murambera abarinzi biyongera kubona ari mfite, uyu mukobwa naramuka akangutse agashaka kugenda ntibizamushobokere. Baramubwiye bati nta kibazo ku kazi turagakora, ni nako koroshye katazaduteza ibyago, ariko umukobwa namara gutuza akemera ko mubana uzadushakira kandi kazi. Icyakora ntazapfa kubyemera kuko yarasanganye undi mukunzi.
Donat yarababwiye ati ibyo mubireke, abakobwa bose bambonye nuko nanze ko dukundana ngo bambere abagore, ariko bemeye guca inyuma abagabo babo kubera njye. Ndi mwiza, mfite amafaranga, ibyo abakobwa bose bifuza ndabifite, ikindi mbafata neza bakabona ko ari ntari biryanjye, yewe bikarangira babashimiye ko mwabazanye mu buryo mubikoramo. Uyu wese azananira ate? Murabona tutaberanye? Ubu abasore 6 bari bamuzanye batangiye gutekereza ko namenya ko bishe umukunzi we nawe azabyishimira noneho kuko yari amwifuje. Gusa nabwo banze kugira icyo babivugaho, hanyuma batangira akazi kabo ko kurinda umutekano ahantu hose inyubako za Donat zari zubatse ku buryo nta muntu ari gusohoka cyangwa ngo yinjire mu gipangu batamubonye. Umugoroba waragize, Donat arara wenyine na Brenda arara mu cyumba bamushyizemo. Donat yaraye avuga ati baza umukobwa uba mwiza kuri yasinziriye anasa nabi, ninkwitaho nkamuha imyenda myiza akarya neza, ndabizi azahita aba mwiza kurushaho. Abakobwa ntibakunda umuntu nk'ibiyobyabwenge, ngiye gucika ku itabi n'inzoga ntangire nywa amata, nambara udutese duteye ipasi, nigira umusomyi w'ibitabo, abakozi banjye njye mbavuga neza turi kumwe ku buryo azankunda mu cyumweru kimwe gusa. Yari yararanye imyirondoro ye na telefoni ye, ayifunga asanga nta password irimo. Yahise atangira kureba niba yaba afite umukunzi amubonamo witwa Brice, abonamo amazina y'ahantu bakundaga guhurira, abonamo amafoto ahoberanye na Brice. Umujinya utangira kuzamuka. Yumvise arakariye Brice cyane, ariko aravuga ati iki gihungu ngo ni Brice n'ikihangane gitwaye umukunzi, hehe no kuzongera kumubona. Yabonye ko umukobwa yitwa Brenda atangira guhuza amazina ye ati Donat na Brenda cyangwa Brenda na Donat. Ibivugitse neza ni Brenda na Donat. Oya nako abanza umugabo ni Brenda na Donat. Ko nongeye nkabyicaza ni Donat na Brenda. Umugore ndamubonye, uyu niwe tuzabyarana zimwe muri business zanjye zikitirirwa abana bacu. Hehe no guhora mu gipangu ntegereje umukobwa mushya banzaniye. Nanjye ngiye kujya ntembera mu mujyi, ndabizi nta nibankurikirana ngo nuko nasize nishe umugore. Amakuru ndayafite nta masezerano no guhanahana abanyabyaha ibihugu bifitanye. Ni niyo mpamvu ariho nahungiye. Ngiye gutangira ubuzima bushya, nembera umujyi, igihugu nyigira icyanjye, nagura ubucuruzi. Brenda apfa kunkunda gusa, ngomba kumufata neza, nabishaka ntaziyoza, nzamuha umuja wo kumwoza, kumusasira, nashaka ajye mugaburira namutambika nk'uruhinja, kuko ubuzima bwanjye bugiye kugira igisobanuro bubi na bwiza. Muri iryo joro kwa Priya aho Brice yari aryamye, Priya ntiyigeze asinzira kuko buri minota 30 yarabyukaga akamureba mu maso, yagira amahirwe agasanga Brice yakangutse bakayahuza, agahita asubira ku buriri akabitekerezaho. Mu rukerera yarabyukaga agasenga, ariko isengesho yasenze ryari ritandukanye nayo yari asanzwe asenga. Ubundi yasaga n'usenga isengesho ridahinduka agira ati Mana ishobora byose, Mana y'imbabazi, impuhwe n'urukundo, ndabizi ukunda uta muri byose kandi nkwizera nk'Imana ikora ibyatunaniye ndetse kanabikora tutabizi. Uyu munsi umfashe nimvura umurwayi urembye, sinihimbaze kuko ziraba ari imbaraga zawe zakoreye muri njye, kandi umfashe nkora akazi kanjye ntinubaka kuko hari ubwo hazamo ibisitaza byinshi n'imbogamizi. Yasozaga avuga amen nk'abandi bose, agahita abyuka akajya kwitegereza abarwayi bose baharaye. Icyakora muri icyo gitondo yarasenze ati Mana ishobora byose, Mana y'impuhwe n'urukundo, uyu munsi wazingira izigirira na Brice, twembi watugaragarije urukundo uraduhuza, kuko n'ubwa mbere nakwiyumva uko niyumvaga muri iri joro. Nzi ko nubwo utagena ibitubaho byose kuko na Sekibi ariho kandi akora, ariko ndagira ngo mu byo wangeneye niba atarimo Brice umwongeremo, kuko mu mboni ze ndi kubonamo urubyaro rwanjye, ndi kubonamo abuzukuru banjye, ndi kubonamo umugabo nshobora kuzagandukira nk'uko ijambo ryawe ribisaba abagore. Yarangije gusenga agiye kuvuga ngo amen, aribaza ati ariko uretse ubusazi cyangwa gutoroma ku bwonko bwanjye, ubu koko Imana yaryumva? Uyu mukobwa nabonye se ni mushiki we? Nuko harimo igipassword. Asye nakanguka ndayimuha ikuremo, mpamagara umuntu wa hafi ndabona mumenyeshe ko ari hano. Oya nako nta muntu ugomba kumenya ko ari hano, ngomba kumwivurira, ahubwo reka mbike telefoni hatazagira n'uyihamagara akamubwira aho ari. Uyu ni umwanya ngo ntangire mweruka urukundo, nagira azarunyitura nanjye kuko sinzamwishyuza. Inshuti ziva ku nzira none n'umugabo mukuye ku nzira. Priya yumvaga asa naho ubwonko bwe bwavuye ku murongo, kuko yageraga kumva ari byiza kuba Brice bamuteye inkota, kuko yavugaga ati iyo batayimutera sinari kumubona ngo mbone umusore mwiza w'inzozi zanjye aryamye mu nzu yanjye, ndi kumukoraho uko nshaka, ariko mfata nk'Imana ye. Ahubwo nuko atari kubasha kuvuga, ariko ndakoresha imiti ihenze kurusha indakire vuba, nangire mutembereza mukomboze isi yanjye. Gusa nubwo yavugaga ibi yari afite amatsiko yo kumumenyaho byinshi, ntiyari azi Brice rwose. Telefoni ya Brice yari irimo password ikurwamo no kuyirebamo. Priya yahise ayimwerekeza mu maso, kubw'amahirwe Brice arebamo ihita ivamo. Priya aho kubanza ngo ajye kureba buri murwayi nk'uko byari bisanzwe, yahise atangira kwirebera muri buri cyumba cyose kigize telefoni ya Brice, ahera mu butumwa, ariko yarangije kurebamo ababaye cyane bitavugwa. Yasanzemo umukobwa witwa Brenda wari waratwaye umutima wa Brice.
Yitaye ku butumwa neza asanga ku munsi aterwaho inkota n'aba basore b'abagizi ba nabi ko burya yari ari kumwe n'uwo mukunzi we Brenda, kuko wari wahanye isaha yo guhuriraho yamwandikiye ati ngeze aha n'aha Priya akumva hazi. Yageze ku mafoto asangamo amafoto mabi nubwo ari meza ariko yamubereye mabi cyane. Brice yabaga yifotoje ahobeye Brenda, hanyuma ifoto akongeraho utundi tuntu tw'udutima bituma Priya nawe asa n'urwaye kubera kumva afuye Brice no kumva agira urwango Brenda. Yatangiye kwibaza niba Brenda yari ari kumwe na Brice akavuga ati kibaye Brice bamugize batyo Brenda bamwishe kare wenda nazagira amahoro, naba mbonye aho nzahera mwiyegereza nkamukura muri aka gahinda kisanga ku nkunda ariyo mahitamo asigaranye. Naho ubundi uyu mukobwa n'abakiriho agushije ishyano kuko azaba ababaye sinzigera amuha agahenge, ahubwo reka ngumane iyi telefone nahamagara murangira aho Brice ari, gusa ntarahagenda ndamwohereza abamugonga bamukoresha impanuka. Yumvise atangiye kugira ibitekerezo bibi arongera arasenga gusa nta cyahindutse. Yumvaga uko byagenda kose azahangana n'umukobwa uwo ari we wese waba ufite icyo ahuriyeho na Brice. Gusa nanone akigirira icyizere avuga ati namara kubona ko namuvuye yari ari hafi gupfa, akabona ko ubuzima mbayemo bwifuzwa na benshi, akabona ko mukunda urukundo rw'abasazi, wenda azareka abo bose. Naho mwayindi mwiza abasore benshi barankunda harimo n'abandusha amafaranga nkabanga, na Brice ntazanyanga. Yakomeje kubitekerezaho umutwe utangira kumurya bituma aguma iruhande rwa Brice ntiyajya kureba uko abakozi be bari gukora. Prince yaraje aramubaza ati mabuja none bimeze bite ko wanze kujya kure y'uyu murwayi? Priya yihuse ahise amubwira ati uyu ni umukunzi wanjye, wowe genda gukora ibyo nari gukora byose, nanjye ubu natangiye imiti igabanya uburibwe ndumva umutwe uri kundya. Prince ni wa wundi wari wamusanze aho yari yagiye kuvura wa muntu wari wakanzwe n'ingona. Prince yamwubahaga kuba nka nyirabuja, uwo mwanya ahita asubira mu kazi ke kandi akajya aganiriza buri muganga bakoranaga amubaza niba nta kibazo afite nk'uko Priya yabigenzaga. Kwa Donat Brenda yakangutse ahagana saa 8 yisanga ahantu hameze neza ariko atazi. Yahise asakuza nk'uko yasakuzaga abagabo bakimufashe, hanyuma Donat aramwumva ahita agenda avuga ati humura ntacyo uraba. Brenda aramubonye avuza induru ashaka kwiruka ngo asohoke ariko arebye ku muryango abona abasore 3 b'abarinzi. Donat yahise apfukama hasi ati mbabarira mukobwa mwiza, mbabarira rwose kuba wageze hano utabishaka n'injye wabigizemo uruhare, ariko niba ushaka kugenda wagenda nta muntu uragukoraho, icyo nifuzaga ni ukukubona. Yahise akura amafaranga menshi mu mufuka ati dore n'amafaranga y'itike, niba ushaka gutaha waza kuyakoresha, dore ibyangombwa byawe na telefoni yawe ngibi akira ugende, ariko ubishaka wareka gusobanurira impamvu wageze hano kuko si impamvu mbi nanakwiseguraho kuko bakuzanye nabi. Yavugaga ibi Brenda yamutumbiriye yarakaye cyane, uwo mwanya ahita ahaguruka nta no gufata amafaranga cyangwa ibyangombwa bye yewe na telefone, ahita asohoka babagabo bamuha inzira agenda avuga ati Brice niwapfa ndaje ngutabare Brice we, ndabizi uri muzima muganga yagutwaye numva yakugezeho numva ndaje ngutabare Brice we. Yavugaga asakuza cyane mu rugo hagasa n'ahaje nyiramibande hakirangira cyane. Donat ntiyarazi ko babanje kwica umukunzi wa Brenda asigara atungo avuga ati bishoboka bite se ko nashyira hasi miliyoni umukobwa akayisimbuka ntafate n'ibintu bye. Abandi bahitaga bayasimbukira bakansaba kuhaguma ariho, none uyu wahise agenda anasukuza ahamagara Brice. Brenda yageze ku marembo asakuza, abarinzi bari bariho ntibamutangira barareka aragenda kuko yasakuzaga cyane avuga ati ndaje ngutabare Brice we, asakuza cyane ku buryo wari umuri hafi yumvaga amenetse amatwi. Yakomeje kugenda yiruka atazi aho agiye, hanyuma Donat nawe agenda yiteresha udutambwe azi ko abo ku irembo bamubujije kugenda. Yahageze Brenda yarenze bamubwira ko bamuretse akagenda nk'abandi bose, ahita ababwira ati ndavuze ngo mumugarure. Umwe mu bari baharinze yahise abwira Donat ati impamvu tutamubona nuko twasize twishe umukunzi we, twabasanganye ashaka kuturwanya turamwica, gusa nta muntu watubonye nta n'uwabitekereza, ndetse hari n'umuntu waje akura umurambo mu nzira. Uyu mukobwa ukuntu agiye asakuza wasanga yaniyahuye mu mugezi wo hepfo aha. Donat arakaye cyane ariko anishimiye ko nibura wari umukunzi we yishwe kuko nawe yari yatekereza ko naramuka amenye ko ari we wamutwaye umukunzi w'agatera hejuru azamwica. Yahise abwira abarinzi bose ati iminota 5 niba mutaramugeza hano ndabakura ku kazi mwese. Niko kazi bumvaga bashoboye kandi kari koroshye. Bose bahise bajya kumuhiga kubw'amahirwe bamwe bahita bamusanga hasi asa n'uwahwereye. Brenda yarenze igipanga agenda yiruka arasitaragwa hasi, kwiyegura biramunanira asa n'utaye ubwenge. Abandi bo bakomeje kumushakisha kuko yarabonywe na 2 gusa. Baramuteruye bamusubiza mu gipangu, abandi bo bakomeje gushakisha hirya no hino. Bamugejeje imbere ya Donat yumva ko ari bo batumye agwa hasi ashaka kubakubita kuko nyine yabakubitaga iyo babaga bakusheje. Gusa basabira rimwe imbabazi bamubwira ko bamusanze hasi. Uwo mwanya bahita bahamagara umuganga wajyaga bavura, araza atangira kwita kuri Brenda, babona no kumenyesha abandi barinzi ko umukobwa yabonetse. Brice yatangiye kugarura agatege yatangira kujya avugisha muganga, gusa nawe yajyaga amubona kuri YouTube gusa. Nubwo yararembye ariko yumvaga ari igitangaza ko ari mu rugo rwa Priya, amuraye iruhande ari uri kumuvura ari uri kumwitaho.
baganiraga Priya amureba icyoroshye akora uko ashoboye kose kugira ngo amuzamurire amarangamutima wenda atangire kumutekerezaho, na Brice nk'umuntu wari uzi aho yamukuye akamusekera ariko azi ko ari impuhwe dore ko yarakirwaye agifite iminsi myinshi yo kwitabwaho. Priya yahoraga ategereje ko wenda Brenda yahamagara ariko Brenda ntahamagare. Mu gitondo kimwe yashatse ko baganira, Brice yashoboraga noneho guhagarara akava mu nzu akagera hanze mu busitani. Priya yamufashije kugera hanze batangira kuganira. Brice amubwira ubuzima bwe bwose harimo n'uko yamenyanye na Brenda. Ubundi Brice yari yaraje aho mu mujyi aje gushaka ubuzima nk'abandi. Akigera mu mujyi umuntu wa mbere bavuganye yari Brenda. Brenda akaba ari we wahise amurangira akazi ka mbere. Ku bw'amahirwe byaramuhiriye, akazi Brenda yamurangiye akamaraho iminsi kandi agakuramo amafaranga menshi, noneho barushaho kuba inshuti birangira bakundanye. Yakomeje amubwira ati twari tumaze igihe kinini tuvugana iminota mike kubera akazi kenshi, duhitamo kuzafata umunsi tugatembera tukajya ahantu hataba abantu benshi. Twabuze ahantu heza twajya twese duhitamo kujya hagati mu muhanda werekeza aho bororera ingona. Twumvaga ko niturara tuzajya twicara tukanywa udutobe. Priya yahise amuca mu ijambo ati ukunda imitobe? Brice ati imitobe nayikundaga ndi kumwe na Brenda, gusa iyo twanywaga yari iryoshye cyane, ni imwe ihenda irisa n'umuhondo. Priya yamusize hanze gato ajya kureba ko yayibona mu nzu ariko arayibura, ahita yituma umushoferi wazana amakarito menshi yayo. Yagarukanye uducupa tubiri bakomeza kuganira, aramubwira ati komeza umbwire uko byagenze. Nawe yakomeje agira ati rero uko twatemberaga dusomaho, Brenda yumvise agize ubwoba ambwira ko aheruka kwiyumva nk'uko yari ari kwiyumva ubwo mama we yakoraga impanuka. Yambwiye ko byanga bikunda ikigiye kutubaho kitari cyiza, koko nkimuhobera ndi kumuhumuriza numva icyuma kiranyinjiye, uwo mwanya mpita ngwa hasi, buriya wahageze nenda gupfa burundu. Priya yumvise ako kajambo ngo nari ngiye gupfa burundu ahita amuhobera aramubwira ati humura ndakomeza nkwiteho kandi uzakira. Brice ati rwose warakoze uretse ko ntabona icyo nkwitura. Priya ati humura wowe ntuzabura icyo unyitura gihagije, si ngombwa kumpa amafaranga, Imana niyo yakunyoboyeho niyo yaduhuje. Ubusanzwe sinakundaga kuva hano ngo ngende, ariko uriya munsi Imana yatumye biba ndaza ndakubona. Humura uzanyitura kandi ubwo ari urukundo rwabinteye n'Imana ubwayo yazanyitura. Brice ati none se Brenda ntawe wahabonye? Priya ati birumvikana we yahise apfa kuko ntamusanze, ahubwo umuntu yakwibaza icyo wazize n'icyo yazize, umuntu washatse ko mupfira rimwe ninde? Brice yahise acika intege arasuhererwa kubera kumva ko Brenda yapfuye. Priya yaramusindagije amusubiza ku gitanda kuko Brice yahise atekereza ati wa mugani bari kumusiga batamwishe. Yumvise none yazengereye, yakomeje gutekereza ati ubu koko nakoze iki cyatuma nicwa? Nta muntu nahemukiye, Brenda se yaba yarakoze ibyaha byinshi bikaba ari byo yazize? Koko se baramwishe? Bariya abantu sinababonye no mu maso, ubundi ni bande? Yakomeje kwibuka ibihe byiza yagiranye na Brenda, akomeza kwibuka uko umunsi aterwaho icyuma byari bimeze, amagambo yabwiye Brenda amubwira ko azamutabara, agahinda karamwica atangira kurira, akarira mu ijwi riri hasi ariko Priya amwumva. Priya yamufashe ikiganza amureba mu maso aramubwira ati sinzi ibyo uri gutekereza, ariko humura nibishoboka tuzafatanya tumenye uwishe Brenda, tumenye uwaje ashaka kubica mwembi. Gusa yavugaga ko Brenda yishwe nta gihamya atanazi uko Brenda yatwawe. Yabivugaga ashaka gusa ko wenda Brice atangira kumwikuramo ku buryo azabona uko amureshya yarakiriye urupfu rwa Brenda. Brenda wakimara kugwa mu muhanda agata ubwenge yamaze igihe avurwa na wa muganga, ageze harakanguka. Nanone yisanze kwa mugabo Donata buri icyo avuga. Agikanguka Donata yahise amugaruka imbere, gusa Brenda yanga kugira icyo amubwira. Donata yakomeje kumubaza impamvu atavuga, kuramo agashati yari yambaye ngo Brenda wari uri kumwitegereza cyane wenda kururwa n'ibituza. Brenda nawe akomeza kumureba nta jambo avuze, nta guseka, nta mujinya, mbese uko isura ye y'amaso yari imeze ntiyagira ikihindukaho. Donata yabaye amusize mu cyumba, mu kugaruka azana ubwoko bwa ya mitobe we na Brice bari bitwaje. Azana uducupa tubiri, kamwe gafunguye kandi gafunze, dore ko bamuzanye bari bamubwiye ko ariyo bamusanganye. Brenda tubonye asa n'utunguwe ahita yeguka ku gitanda, none isura ya Brice aterwa icyuma akagwa hasi muza mu mutwe. Donata nawe atangira kwisetsa ati erega sinagukunda bigeze ahangu unyuberwe n'ibyo ukunda. Yakomeje kugenda amwegera yitonze ngo amuhe iryo cupa ry'umutobe yisetsa. Brenda nawe ararifata akomeza kwibuka ko ibintu byose byagenze, atangira kubona ishusho ya Brice agwa hasi inkota imushinze mu rubavu inyuma ku mugongo, atangira kwibuka uko amaraso yatembaga akayigaraguramo adafite ubushobozi bwo kumutabara kuko yaraziritse amaboko. Yibuka ukuntu bamunaze ubwo bumvaga imodoka, buri kantu kose kamubaye yarakibuka. Afata rya cupa rikubita mu maso ya Donata, uwo mwanya ahita ahaguruka aravuga ati utegereje iki kutabwira abakozi bawe ngo nanjye banyice nsange Brice? Ndavuze ngo nyica nk'uko mwamwishe cyangwa ngewe nkwiyicire? Brenda ntiyamurushaga imbaraga ariko yumvaga agiye gukoresha uko ashoboye kose akica Donata. Yamufashe mu ijosi ashaka kumuheza umwuka ariko Donata amwikuraho yisekera kuko yari umugabo amenyereye ibintu nk'ibyo anamurusha imbaraga. Brenda yumvise arakaye yumva abuze icyo akora kandi ubwo Donata yari yakinze urugi Brenda atabona hanyura, hanyuma yigira inama yo gutuza akamubaza impamvu ya byose.
Brenda aramubajije ati wa musore witwa nde, kuki ndi hano, kuki mwishe umukunzi wanjye Brice, ukora iki kufite abakurinda benshi, mbwira vuba nurangiza unyice nzabona icyo mbwira Brice maze kumusanga aho ari. Brenda yumvaga apfuye wenda hari uburyo yakongera guhura na Brice kandi ubwo akaba agomba kumusobanurira icyo yazize. Donati yumvise yishimye kuko yumvaga abonye umwanya wo gukoresha amagambo aryoshye akamuhumuriza kandi akagerageza uko ashoboye akamutwara umutima. Yaratangiye ati Brenda, umbabarire kuba uri hano, uko ndeba uko nanjye ndi muto ndacyari umusore, nubwo ntari uwo muri iki gihugu ariko nakunze umukobwa waho kandi ni wowe. Naje ntanzanye n'ubucuruzi bwanjye, aha hantu nahindiye heza gutya nkashyira inzu nziza wabonye, nahaguze hari akazu gatari ku makundira ko hitaruye umujyi, hari umwuka mwiza nta kavuyo kahaba. Kuba habonye abarinzi benshi si uko bose bandinda kuko bamwe nabo twazanye inaha bamfasha mu bucuruzi n'inshuti zanjye. Nawe urabibona ko nubwo bambara imyenda isa bose cyane cyane y'umukara wakwita nk'iniforume ariko ni imyenda isanzwe, twabikoze twikinira nta ihuriye n'iy'abakora akazi k'uburinzi abo ari bo bose. Brenda yari yacecetse ari kumwitegereza cyane nta guhumbya na gato. Donati yakomeje agira ati nanjye hari ubwo nambara nkabo mba nibere hano nk'icyo nshaka n'icyo nshaka, abakora ubucuruzi bwanjye hano mu mahanga bari kumpa raporo z'inyungu yavuyemo, mbese icyo mba nkora ni ukubara yinjiye gusa no kohereza kuri banki nkorana nazo. Wenda wakwibaza impamvu natinze gushaka umugore, ariko nuko nari mutegereje, nari ntegereje Brenda none naramubonye, namaze kumubwira ko mukunda, igisigaye nuko amfungurira inzira nanjye nkitwa umugabo tukabyarana nkabona umwana uzazungura imitungo yanjye kuko imaze kuba myinshi. Brenda yararakaye ariko ntiyamubwira nabi, gusa isura mu maso yahindutse Donati abibona. Brenda yiyoroheje ariko bimugoye aramubajije ati uretse kundatira imitungo yawe se hari ikibazo na kimwe mu byo nakubajije wasubije? Nakubajije ni kuki ndi hano, kuki mwishe umukunzi wanjye Brice, kuki njye mutanyishe? Gusa yamubazaga ibibazo muri we yifitemo akizere gake kuko Brice wenda yaba akiriho kuko ari umuganga wahise ahagera, ariko yakwibuka inkota yatewe n'umwanya yamaze avirirana agakeka ko wenda muganga yasanze yamaze gupfa. Donati yaramusubije ati Brenda mbabarira rwose, bariya basore nibyo ninjye wabatumye ariko sinifuzaga kubica umukunzi wawe, nababwiye kuza bakakureba gusa bakaguha ubutumwa bwanjye bw'uko ngukunda nkaba nifuza kuganira nawe, ariko sinarinze ko barakora ibyo bakoze. Njye nakubonye rimwe naje mu mujyi ntaramenya ururimi rwanyu menya kukuvugisha, hashize igihe kinini narakubonye ariko ntazi aho nagukura kuko wari waranze kumva mu bitekerezo, kuva ubwo narahise ngukunda, babonye ko byari byansajije banyemerera kuzagushaka. Gusa hano yaramubeshyaga n'ubwa mbere yaramubonye kandi yabibwiraga n'abandi bakobwa. Yakomeje agira ati nanjye nababajwe nuko bishe Brice, nababajije impamvu bambwira ko nta kundi bari kukugeza hano. Uri kuvuga ngo nawe tukwica usange Brice ariko simbyifuza. Wowe nshaka ko tubana ukambira umugore kandi humura sindi umuntu mubi kubera urukundo ngukunda wabaho neza kuruta uko ari kuzabaho ubana na Brice. Sinagusaba urukundo nonaha bagiye kubanza bakwiteho ubanze warerera Brice, nurangiza kumurira nzahamagara umuntu azadusezeranye tubane byemewe n'amategeko, kandi ntuzahirahire ngo ushake kugenda kuko sinabikwemerera. Icyagiye nkureka ngo ugende ugahita ubikora numvise mbabaye, noneho nawe ugwa hasi ujya gupfa. Rero sinababara kabiri ndagushyiriraho abarinzi utazabacika. Yasohotse avuga ati hano ni iwanyu utangire uhamenyere mukobwa mwiza Brenda. Brenda yahise aturikararira yigaragura ku gitanda, umujinya ukomeza kuba mwinshi arahaguruka yerekeza ku muryango asanga ukinze, awuhondaguraho imigeri n'umutwe n'ibipfunsi, asubira ku buriri atangira gushinga amenyo muri matera, atangira gutandagura amashuka akoresheje amenyo, ibintu byose by'ibirahure byari biri mu cyumba arabimenagura, akomeza kwisaza ageze hararuha, asubira ku gitanda aryama areba hejuru yibaza ibintu byinshi. Icyo cyumba cyari kirimo ibikenewe byose, yaba dushe na tuwarete. Uwo munsi urangira icyumba kidakinguwe. Mu gitondo nibwo Brenda yateye agatotsi yasinzira nka saa moya. Donati yakinguye urugi yasinziriye, abonye aryamye yirengagiza ibintu byose yari yamenaguye, aragenda amuryama iruhande aramupfumbata. Gusa Brenda yari yasinziriye cyane nyine atamwumva, dore ko yari amaze iminsi myinshi adasinzira atekereza ku byabaye n'icyo yakora. Donati yumvaga umutima utera cyane, ategereje kumufatirana ngo amukoreshe ibyo ashaka kuko yibwiraga ko yatangiye gutuza no kwibagiza Brice. Brenda agikanguka yumvise ukuboko kumufasheho ubwoba buramwica ahita asakuza. Donati atuje ati humura nige Brenda, ahubwo washonje reka mpamagara umukozi azana ibyo kurya ndabizi ko ushonje, hanyuma inzara nishara dukomeze twiryamire. Brenda yaratuje areguka yicara ku gitanda yifashe mu maso. Donati nawe atumiza ibyo kurya, bihageze Brenda ararya dore ko yari afite inzara. Arangije kurya abwira Donati ati ubu ndatashye, ndarwana n'urashaka kuntangira wese mu barinzi bawe nibashaka banyica. Yabaye agihaguruka Donati ahita amusunikira ku buriri kuko yamurushaga n'imbaraga, ashaka kumufata ku ngufu. Brenda yihagarara haramurwanya. Donati aramurekura aramubwira ati wowe uri umugore wanjye kandi tuzabana bubi na bwiza.
nukomeza kwigira utya uzaguma muri iki cyumba, uzakivamo nk'ujyanye imahanga, wenda wasanga n'uwo mukunzi wawe atarapfuye akaba azaza kuguhiga nanjye akangirira nabi cyangwa akantiza leta. Rero tuza tubane mu mahoro, nubyanga nzakoresha imbaraga z'umurengera. Yarasohotse ahita akinga urugi. Brenda noneho kurira nabyo biramunanira, amarira yari yamaze kumushirana. Yashatse kwiyahuza ishuka ariko akumva muri we hajemo ijwi rya Bruce rimubwira ngo wibikora ndacyariho kandi tuzabana, nzakurwanira aho uzaba uri hose, imbaraga zanjye nizishira nzitabaza z'abandi, nta cyaguhungabanya ntiwiyahura utansiga njyenyine. Aya magambo yamuzaga mu mutwe akayafata nk'aho ari Bruce uri kuyamubwira, ibyo kwiyahura akabireka. Ariko noneho yakwibuka ukuntu Bruce yamwiboneye apfa, akavuga tubanza ari ubwonko bwanjye butari ku murongo. Yaravuze ati reka ntuze wenda nzabona uko nshika hano hantu njye gushaka Brice, menye niba yarapfuye kuko cyangwa niba atarapfuye tubonane. Ikibazo nuko aramutse akiriho yaba yibwira ko nanjye napfuye, akaba yarishakiye undi mukunzi. Yegiriye inama yo kumuhamagara ariko yibuka ko telefoni ifitwe na Donati we yari yavuye mu cyumba arakaye, ahita akusanya abakozi barababwira ati uriya mukobwa kumufatisha biragoranye, nta kindi ngiye gukora uretse gukora uko nshoboye tukaryamana bubi na bwiza. Ubwo ari kurya akanango tumutegurira ibyo tumuvangiramo cyangwa twongere tumusinziriza, nimara kuryamana nawe nkamutera inda nzaguma mukingirane, azabyara atazi uko hanze hamera. Namara kubyara nzakora uko nshoboye kose abone ko nta yandi mahitamo asigaranye atari yo kubana nanjye. Uwo mwanya mpite nimuka nshaka ikindi gihugu njyamo kandi mwese nzabajyana. Niba ari ufite umukunzi cyangwa umugore akaba yarabimishe kuko mwese muba hano, namutegure nawe ntituzamusiga. Ahubwo sinzi ko nzarindira ko abyara, inda nimara kwinjira mbibona ko atwite nzaba narashatse ikindi gihugu nahungiramo kidacana uwaka n'iki, ku buryo batazankurikirana ku byaha byanjye byose. Umwe muri abo bakozi wakoraga imirimo isanzwe aho mu rugo akanafasha Donati gusuzuma raporo, umusore wari wo muri icyo gihugu ataraturukanye na Donati mahanga, yumvise agize impuhwe nyinshi. Inama Donati yabakoreshaga irangiye, yaragiye yicara mu cyumba cye atangira gutekereza uko yatabara Brenda kandi agakora uko ashoboye kose akazajyana Donati mu nkiko zo muri icyo gihugu, bakamukurikirana ku byaha yakoze akihagera byo kujya aho abana amafaranga bakamuzanira abakobwa bo gukoresha icyo ashaka. Yatangiye gutekereza ati njyewe Fred se nabona umwana w'umukobwa mwiza nk'uriya akorerwa aya mabi yose ngo ntuze. Naje hano nyuma y'abandi nje kumufasha gukora imibare n'uturimo dusanzwe, ibyo abakobwa bamuzaniraga simbyiteho kuko bataga banezerewe bitewe n'amafaranga babaga bahawe. Nta n'umwe wiciye umukunzi nka Brenda, ahubwo byababereye umugisha bakiza abasheri babo. Brenda we afite umutima, icyo yarakeneye ni Brice none yarishwe, ntashaka amafaranga, ntarakira agahinda. None Donati agiye kumufatirana ngo amuhe imiti ituma ubwenge, amusambanye mutera inda narangiza mujyane kure mu kindi gihugu nawe ataramenya. Fred yahise ajya kureba Donati aramubwira ati reka nkugire inama, uyu mukobwa wumuretse abanza atuze, uzamuha imiti nyuma y'iminsi 2 kuko ngubu aracyababajwe n'urupfu rwa Brice, ikindi nibwo akiva muri koma, nta minsi ishize rwose akize. Muha iminsi 2 atuze wenda nawe nibwo uzumva wishimye muri icyo gikorwa ushaka kumukorera. Yakomeje kumushukashuka birangira Donati amuhaye amafaranga yishimwe. Ahubwo Fred yamusabye imfunguzo amubwira ko yana n'umucungira akazajya namugaburira bibaye ngombwa. Donati wamwizeraga cyane ahita azimuha. Mu ijoro mo hagati Fred yakinguye urugi rw'icyumba cya Brenda yitonze, akigera amahita amubwira ati ceceka nje kugutabara Brenda. Brenda yaratuje ahita akanguka cyane itara. Fred aramubwira ati ndeba mu maso numara kwizera ko nje kugutabara urizimya hatagira umuntu umenya ko ndi hano. Brenda yaramwizeye itarizimya. Fred amwicara iruhande aramubwira ati Brenda ntumfate nk'abari hano bose, twese tuba mu kazi gatandukanye, buri wese aba hano afite icyo ashinzwe. Njyewe ibyo nkora nta kindi ni ukumufasha kubara imitungo ye n'inyungu zinjiye, naba nafite ibindi byo gukora nkamuganiriza mu marirungu. Afite abamurinda bamwe babonye ku gipangu, akagira na bamwe atuma kumuzanira umukobwa mwiza, uretse ko abandi babazana neza batabanje kubicira abakunzi. Hari abo bashikisha amafaranga n'ubundi basanzwe bayakunda ari indaya, bakaza akaryamana nabo bakagenda. Ushatse kubagura niwe bazana ku ngufu, ariko iyo hageze yakirwa neza bikarangira yigaruye. Woweho biratandukanye. Brice wawe baramwishe burundu, kandi uyu Donati nubwo yakubeshye ngo ni umusore, buriya n'umugabo wasize yishe umugore we ahungira inaha niba amukurikirana. Abafite ubwoba bwo gutembera uko yiboneye, nubwo nyine ubuyobozi buzi ko ari hano, ariko ntibuzi ibyaha yasize akoze, kandi nabo bihoma hakabaha amafaranga batazi impamvu. Ibyo kuvuga ngo yakubonye kera sibyo niko abeshya n'abandi. Rero ntagiye kure, ibyo agiye kugukorera nibyo bitumye nkugirira impuhwe.
uri umukobwa mwiza ukeneye kuzasaza neza uri kumwe n'umuntu ukunda ukabyarana n'umuntu ukunda, kandi humura nubwo Brice yapfuye aracyari muto uzabona undi nubwo atazamukwibagiza. Reka rero ducike bataragutera inshinge zigusinziriza ngo bagusambanye. Ndavuga Donat afite gahunda yo kugufata ku ngufu, yabanje kugusinziriza yifashishije ibintu aravanga mu biryo cyangwa mu mutobe cyangwa bakagutera igishinge, akazagukingirana hano mu gihe uzaba utwite, yamara kubona ikindi gihugu yahungiramo akagutwara nka Frode akakwambutsa imipaka. Brenda atangiye gusa n'ufungutse mu bwonko akomeza kumutega amatwi yitonze. Fred ati Donat yaryamye, aya masaha abakozi be bose baba baryamye, tugerageze ngo ucikane ngujyana ahandi hantu tuzi. Brenda nta gutinda ati ahubwo twakabaye twagize hanze ukaza kunsobanurira nyuma ntakiri muri iki gipangu. Barasohotse bagenda gake gake, ariko amatara yo hanze yari ari kwaka, gusa abarinzi bose bari basinziriye. Bageze ku marembo basanga hafunze. Fred akangura umusore waharindaga amusaba gukingura, amubonanye na Brenda aramubaza ati uyu mukobwa umujyanye he? Fred ati ndagusobanurira, mfite nimero yawe. Umuzamu yashatse guhita ahamagara Donat kuri telefoni yanze no gukingura. Fred ahita amufata mu ijosi aramukanda, dore ko yanamurushaga imbaraga. Telefoni igwana hasi n'imfunguzo, Brenda byose abifatira rimwe ahita akingura urugi. Fred afata wa musore amujugunya hirya ataye ubwenge, urugi barongera barukongera. Umuzamu yashatse guhita ahamagara Donat kuri telefoni yanze no gukingura. Fred ahita amufata mu ijosi aramukanda, dore ko yanamurushaga imbaraga. Telefoni igwana hasi n'imfunguzo, Brenda byose abifatira rimwe ahita akingura urugi. Fred afata wa musore amujugunya hirya yataye ubwenge, urugi barongera barafungira inyuma imfunguzo barazita. Fred yahise amubwira ko hari akandi gace ka kure cyane bahungiramo muri icyo gihugu ku buryo azajya kure azashobora kwibagiza Brice na Donat yamuhiga akamubura. Brenda yashatse kubyanga kuko yibazaga niba bitazatuma babana mu nzu imwe. Fred amubwira ko afite umuvandimwe kazabukwe nawe akabukwe, akamushakira umuryango babayemo mu gihe ataratuza. Brenda yaremeye bahunga Donat biruka bagana mu kindi cyerekezo kitari kiwabo wa Brenda cyangwa mu bindi bice yarazi. Yari yizeye ko wenda aziyakira akakira ko Brice yapfuye, akazashaka uko afatanya na Fred guteza Donat ubuyobozi, hanyuma agatangira ubuzima bushya nyuma y'ibyo byose. Ndagushimiye tugeranye ku musozo w'iki gice cya mbere cy'inkuru ya Brice na Brenda. Igice cya kabiri ntikizagucike. Niba uri mushya, kora subscribe kuri iyi channel ya Musekura Jean utazacikwa nacyo.